Hi everyone, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Hanyuma rero njyewe nitwa Princess Diana ibisanzwe. Iyi channel nta yindi ni Shine TV. Reka twizere yuko rero aho muherereye ubuzima bukomeje kugenda neza, ariko nabo butameze neza mukomeze mwihangane. Uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ariko ejo bikaba bimeze neza. Hanyuma please nimba ubwa mbere usuye kino kitangazamakuru, mbanza nukuri ukore subscribe kugira ngo tuzaye tubana ikindi gihe uko tugiye dushyiraho ibiganiro byacu, dore ko tugira ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byiza by'ubwenge. Uyu munsi nje kubabwira inkuru y'uyu mukecuru ndetse n'uyu musaza muri kugenda mubona kuri screen zanyu. Rero abenshi muri kino gihe basigaye complaininga bavuga ngo urukundo nyarwo ntabwo rukibaho, nta rukundo ruzima rukibaho, nta rukundo rw'ukuri rukibaho. Ariko mu by'ukuri rubaho, ahubwo nuko utarabona umuntu wawe wa nyawe cyangwa se nawe ngo ube wumva ko wabasha gukunda kandi ugakunda byanyabyo udahishanye. Rero abangaba uyu mukecuru yitwa Virginia, hanyuma uyu musaza akitwa Tom. Barakundanye rero, bakundanye igihe kinini mbere yuko bashyingiranwa, muri kugenda mubona n'ifoto yabo bakiri batoya. Uyu mukecuru n'uyu musaza bitabye Imana, buri wese afashe ikiganza cy'undi. Umva noneho rero sasa agashya ko muri iyi nkuru, uyu mukecuru ndetse n'uyu musaza basezeye ubuzima cyangwa se bavuye muri ubu buzima bakundanye cyangwa se bamaranye imyaka 69. Ibyo bintu murabyibaza, imyaka 69 bari mu rukundo kandi bagikundana, nta kintu kibakoma mu nkokora, nta kintu, mbese bakikundana namwe muri kugenda mubibona. Hanyuma rero ngo byagenze bite? Uyu mukecuru n'uyu musaza bafitanye abana batandukanye, abakobwa, bafitanye umukobwa umwe ndetse n'umuhungu. Nyuma rero ubuzima ntabwo bwaje kugenda neza, cyane cyane kwigeze mu zabukuru ugenda uhura n'indwara zigiye zitandukanye, aho bo bari bafite ikibazo cy'imvune, bafite n'ikibazo cy'umusonga n'izindi ndwara zindi zigiye zitandukanye. Hanyuma baza kwihutishwa kwa muganga, bajyanwa kwa muganga igitaraganya mu bitaro byitwa Tennis Hospital byahariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho rero niho bari barwariye, ubuzima bwabo butameze neza. Nuko rero nababwiye uburwayi bari bafite, gusa nubwo bari barwaye baryamye ku gitanda, ntabwo uburwayi bwabo bwigeze bubaca intege ngo bareke gukomeza kwerekana urukundo, aho basangaga umwe abaza undi uko yaramutse, amufata mu biganza, nubwo batabasha kuvuga neza ngo babe baganira umwanya munini, ariko bagafatana ibiganza. Aho umukobwa wabo bita Karen niwe wagiye asharinga amafoto y'aba bombi nyuma y'uko rero baje kwitaba Imana. Ahangaha rero umugabo cyangwa se uyu musaza niwe wabanjije kwitaba Imana muri kuno kwa 9 gushize, ku itariki 8. Hanyuma umudamu Virginia aza amukurikiye. Ni ukuvuga ngo umwe yapfuye kuri uyu munsi, undi hashize iminsi nk'itanu, iminsi 5-6 nawe ahita yitaba Imana. Gusa mu by'ukuri umusaza ajya kwitaba Imana bahuraga bafatanye, yewe banasabye abaganga, barabwira ati mudufashe mudushyire ku gitanda kimwe, mudufashe turwarire ku gitanda kimwe. Iyi ni inkuru rero yasakaye hirya no hino, abantu baravuga bati muri commentaire bagenda bavuga ati urukundo rwanjye nimba rutameze gutya, n'ukuri ntago nshaka urukundo cyangwa se ntago nifuza gushaka. Nimba ntazagira
kugira urugo nk'urunguru cyangwa se urukundo rwanjye nimba ntazahumeka umwuka wanjye wa nyuma nyiri kumwe n'uwo nkunda cyangwa se nawe nkunda, ibyo by'urukundo bizarorera. Ngayo nguko rero abantu musigaye muvuga ngo nta rukundo rwanyarwo rubaho. Oya, ahubwo rubaho, ahubwo nuko uba utararwiyumvamo cyangwa se ngo ubone uruguhereza rwanyarwo. Iyi ni inkuru ibabaje ariko nanone ku rundi ruhande irashimishije kuba warakundanye n'umuntu mukiri abana, muri kugenda mubona agafoto kabo bakiri batoya. N'ukuri ni ibintu byiza bishimishije. Hanyuma muri kubona n'iyindi bashaje, imyaka 69 bari mu rukundo. Ntabwo, oh my god, njye inkuru yankose ku mutima. Reka namwe mwese rero mwari mukurikiye mbifurize gukunda ndetse no gukundwa, kuko byose birajyana. Uramutse ubonye urukundo, uramutse ukunze ntukundwe, nacyo ni ikibazo, cyangwa se ugakundwa ntukunde, nacyo ni ikindi kibazo. Ahubwo mbifurije gukunda mukanakundwa, kuko byose biraryoha kandi bibaho, biranashoboka. Reka tugushimire rero wowe wafashe umwanya wawe ukadutega amatwi. Imana iguhe umugisha. Niba bagiye gukora subscribe, manzi uyikore kugira ngo utaha tuzaba turi kumwe. Ciao, bye, ndabakunda.